wala fi tariqi nas, nta nubwo byemeye ku Muislamu yihagarika mu nzira abantu bacamo, nta nubwo byemeye ku Muislamu yihagarika mu nzira abantu bagira gute bacamo, au dhillihim, cyangwa se yihagarika mu gicucu bugamamo izuba, au dhillihim, cyangwa se yakwihagarika mu gicucu abantu bagira gute bugamamo izuba. Baratubwira ati fa innahu min mujibati la'na, umuntu ukora ibi ngibi byo kuba yakwihagarika mu nzira abantu bacamo, cyangwa se akahagarika mu nzira zabo, cyangwa se mu gicucu cyabo, ibi ngibi ni bimwe mu bitera kuba yavumwa, ibi ngibi ni bimwe mu bitera kuba yagira gute kuba yavumwa, agahura n'iki n'imivumo yande ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah. Allah subhanahu wa ta'ala biturinde. Yaqulu alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana yaravuze iti ittaqu al-la'inain, mutinye imivumo ingahe ibiri, ittaqu al-la'inain, mutinye imivumo ingahe ibiri, alladhi yatakhalla fi tariqi nas, wa wundi wihagarika mu nzira y'abantu, wa wundi wihagarika mu nzira y'abantu, au dhillihim, cyangwa se akihagarika mu gicucu cyabo. Mathalan ahantu hari igiti abantu bakibagamaho, wenda imvura yaguye cyangwa se igihe hari izuba ryinshi, umuyisilamu cyangwa se undi muntu udafite ikinyabupfura nawe cya Kisilamu araje yihagarika mu gicucu cy'iki abantu bugamo. Ibi ngibi ni haram, la yajuz, ntabwo byemewe. Rawahu Muslim, hadith yakiriwe na Muslim.